N'abarezi n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'ikoranabuhanga n'ubugeni ya Byumba UTAB aho kuri uyu wa gatanu basuye urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata mu 1994 rwa Nyamata ruherereye mu karere ka Bugesera. Basuye uru rwibutso mu rwego rwo kwiga amateka no guha agaciro imibiri isaga 45,000 iruhukiye muri uru rwibutso rwa Jenoside. Bamwe mu banyeshuri biga muri kaminuza bavuga ko bashingiye ku mateka babonye biyemeje kurwanya uwo ari we wese wahembera amacakubiri n'urwango, basubiza cyane cyane abirirwa ku mbuga nkoranyambaga bagoreka amateka. Nk'abanyeshuri bidufasha kumenya amateka ya nyayo, tukamenya agaciro ko kubaha amateka yaranze igihugu cyacu ndetse n'agaciro ko kunga ubumwe. Uruhare rwacu natwe tuba twasuye inzibutso tukabasha kumenya amateka ya nyayo, ni ukubasubiza tubabwira ko nyine ibyabaye atari ibipiratano ahubwo ari ibya nyabyo, nyine ari amateka abayeho kandi yaranze igihugu cyacu. Ni amahirwe yo gusobanurirwa amateka igihugu cyacu cyanyuzemo, tukarushaho kuyamenya cyane ko abenshi tutari duhari, ariko ibi biduha ishusho y'inzira y'umusaraba ababyeyi, inshuti baciyemo, dukomezamo imbaraga zo kurwanya uwaba upfobya Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye mu Rwanda, ndetse no kubaka ejo hacu hazaza dushingiye ku mateka igihugu cyacu cyaciyemo atoroshye. Umuyobozi mukuru wa UTAB Padiri Dr Munana Gilbert avuga ko nka kaminuza bagamije gutuma abanyeshuri basobanukirwa ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi yagize, bigamije ko birinda amacakubiri n'icyayahembera. Ko umunsi nyirizina uba ku cyumweru cya kabiri cy'ukwezi kwa Kamena buri mwaka, ubanzirizwa n'icyumweru cyo kwibuka. Kaminuza ifite uburyo yorganiza, itegura, igashyira no mu bikorwa mu kuganiriza no gusura abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, kubafata mu mugongo, n'ibindi biganiro biganisha ku kwigisha aya mateka kugira ngo atazibagirana, ku kwigisha ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi, ingaruka mbi, ariko twigisha abana bacu, abanyeshuri, abakozi bacu kwirinda icyaganisha ku macakubiri, ku ngengabitekerezo ya Jenoside, ndetse gupfobya, kuyihakana, ibintu nk'ibyo. Iki gikorwa rero twishimiye ko muri icyo cyumweru uyu munsi twasuye urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Nyamata, ndetse tukaremera n'abarokotse iyo Jenoside yakorewe Abatutsi imiryango ibiri. Ni uburyo rero bwo gusubiza agaciro abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko ni n'uburyo bwo kwigisha abana bacu kugira ngo amateka atibagirana. Bankundiye Chantal, Presidente wa Ibuka mu karere ka Bugesera, ashima ubuyobozi bw'iyi kaminuza ya UTAB bwateguye iki gikorwa cyo gusura urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Nyamata, kuko bigamije gutuma abanyeshuri bamenya amateka ndetse bagakomeza abarokokeye aho Nyamata. Ko ari ikigo cya kaminuza ya UTAB Byumba na Kiramuruzi, baje ari umubare utari muto, harimo abayobozi, harimo abanyeshuri, cyane cyane mu banyeshuri mwabibonye ko ari abantu bakiri abana, n'urubyiruko, n'abasore n'inkumi. Rero ni ishuri baje kwiga hano mu rwibutso, bahigiye byinshi, basobanuriwe mu buhamya bwabo bafashe mu mugongo, uwo baremeye ubuzima bwo mu rugo, uwo bahaye inka, bumvise ubuhamya bwabo. Twebwe rero nkayibuka natwe icyo twongeraho twakise indashyikirwa, kuko twashimye, ko ni ugushima. Turashimira uburyo kaminuza yateguye, uburyo yashyize abantu hamwe bagategura izi mpano zitandukanye mwabonye, kandi bagafata mu mugongo abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ba hano iwacu i Bugesera. Ubwo abarezi n'abanyeshuri ba kaminuza ya UTAB basuraga urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Nyamata, banaremeye abatishoboye babiri barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi batuye Nyamata,
aho umwe yahawe inka ifite amezi n'ubwishingizi bwayo, undi muturage agahabwa ibikoresho by'ibanze nkenerwa mu buzima bwa buri munsi. Biteganyijwe ko kuri uyu wa gatandatu iyi kaminuza ya UTAB n'inshuti zayo bahurira mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata mu 1994, aho kibera aho iyi kaminuza iri mu karere ka Gicumbi. Abuduru Nyirimana, Izuba Radio TV mu karere ka Bugesera.